ubugari bimwe mu biryo nkunda. Mu kugenda kwanjye nageze ahantu butunganyirizwa ngira amatsiko yo kumenya ubuzima bwa bamwe bihishe inyuma ya bya biryo byanjye. Amazina yanjye nitwa Nzabonimana Evariste, mu rugo ni mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare. Evariste ni umwe muri bo. Ese ni gute yisanze aha hantu? Mu kiganiro gikurura amarangamutima nagiranye na Evariste, Next Hope TV yamuhaye ukuboko. Urareba ababyeyi kuba ari ababyeyi b'imarakubiri. Hari igihe umwe uyu munsi yashakaga ko nakiga, undi akaba adashaka ko nakiga. Noneho umubyeyi w'umumama we akaba yarishakiye undi mugabo. Umubyeyi w'umupapa nawe akaba ari kumwe n'undi mugore. Baganirize uzabigiraho byinshi. Bahereza ukuboko. Ibibazo byose byatangiye mu kuvuka kwe. Burya yavukiye mu buhungiro. Nyuma mama we yashatse undi mugabo, papa we nawe ashaka undi mugore. Byatumye yisanga hagati y'urupfu n'umupfumu. Ahitamo gutangira urugendo rw'ubuzima rwe bwite, nubwo yari afite abavandimwe bagera ku 9. Amazina yanjye nitwa Nzabonimana Evariste, mu rugo ni mu Burasirazuba mu karere ka Nyagatare. Nisanze muri ubu buzima nyine naje gukorera amafaranga tu. Papa wanjye yashatse mama afite undi mugore, bahuriye mu buhungiro. Nano mu gihe cyo kuvuka njyewe navutse nari kumwe na papa. Mvukira mu karere ka Ngoma. Nano mu kuvukira mu karere ka Ngoma nakuze mbega nazi papa ari inde. Ngira imyaka yo kujya ku ishuri. Yize imyaka yo kujya ku ishuri, ndiga umwaka wa mbere, niga wa kabiri, ndawurangiza. Ariko mu kwiga uwo mwaka wa kabiri nari naramenya aho papa ari. Igihe kigeze mbaza mama, arambwira papa waba mu Mutara, turajyana, aramunyereka. Mu gihe nangiye kwiga ambwiye ngo njye mu ishuri nige, biba ngombwa ko bagorana, batumvikana n'uwo bari babana mu buryo bwo kwiga kwanjye. Mbonye ngiye kubera umuziga bo nsanze, mpitamo kureka ishuri, n'ubundi ndigenda njya gushaka ubuzima. Nabushatse aribwo nahise njya mu nka, njya kuragira mu ishyamba rya Gabira. Urareba ababyeyi kuba ari ababyeyi b'imarakubiri. Hari igihe umwe uyu munsi yashakaga ko nakiga, undi akaba adashaka ko nakiga. Noneho umubyeyi w'umumama we akaba yarishakiye undi mugabo. Umubyeyi w'umupapa nawe akaba ari kumwe n'undi mugore. Njyewe navutse ku mugore mutoya. Papa yari afite abagore babiri. Mvuka ku mugore mutoya. Bakuru banjye babiri bari imbere n'aba mama mukuru. Abandi batoya nabo nabo wa mama mukuru nyine. Njyewe ndimo hagati. Ubuzima bwanjye ni ubwanjye gutyo mu ruhande rumwe, bo bafite uko bakuze nanjye ntazi kuko nahise nandukana nabo. Njyewe mu buzima ntabwo nigeze niga. Yego narize ariko sinize amashuri menshi. Nize amashuri 2. Mu rugo tuvuka turi abana 9. Tuvuka turi abana 9, ndi umwana wa 3. Ubuzima bwo mu gukura ababyeyi ntabwo babanaga njyewe. Rero nakuriye nderwa n'abandi bantu batandukanye, ariko ndakura. Ubwo natangiye kwiga mfite imyaka 7. Imyaka 10 nari naravuye mu ishuri, naratangiye gushaka ubuzima, naragiye inka, nakoreye abantu mu ngo, kugeza aho ubwo ngezaho numva ibyo gukorera abantu mu ngo byanze, avuga ni ngiye kwikorera. Naragiye inka muri Nyagatare.
mvuye mu nka njya muri Ngoma nangira guhinga nyine ngo umuhinzi. urugendo rwe rwo kuza i Kigali ruragoranye cyane. Mu tuzi twinshi tuvunanye dutandukanye yakoze, byarangiye yisanze no muri aka ngaka. Naje nje mu kazi ko nza bwa mbere, naje 2012. Naje 2012 mu kwezi kwa gatandatu. Hari umuhungu twari duturanye Kibungo, we yari yarabanje kuza i Kigali. Ahageze hari abantu b'abasore yakoreraga, abona ntago bari kugendana neza, ahita amamagara arambwira ngo ino nkurangira akazi ugerageze. Ndaza bitewe n'uko nari menyereye gukora mu nka, akazi kabo karananira bitewe n'isuku bashakaga ntabwo njye nari nyifite, karananira. Ariko mu kunanira nahamaze amezi 3. Mpita nsubira mu rugo. Ngeze mu rugo bahita bamamagara nanone barambwira ngo habonetse akandi ko kwahirira inka. Mpita ngaruka mu mujyi nahirira inka hano ku Gisozi. Nayahiriye nk'amezi 6, mpita nkavamo njya gukora akazi k'uburyakariro, ni ugutunda imicanga, mbega ni ugukora akazi kose kabonetse. Noneho mvuye mu kazi k'uburyakariro, hari umuntu wamamagaye bamwita Jado, nawe ndamushimira. Yaramamagaye arambwira ati wowe ngwino tujye tujyana muri dekorasiyo, umfashe unyambikire intebe, imyenda, umfashe gutegura, nzajya nkuhera. Ndagenda turakorana, dukoranaho iminsi mike, nawe mbona ntabwo biri kuvamo. Mpita nangira ako mba ndakihoreye, nambonye nta mafaranga ari kuvamo. Mpita nshaka kandi kazi k'izamu, niko nakoze igihe kinini. Nta burambe cyane mbifitemo. Akazi nagatangiye 2022. Kigali nahageze 2013 nk'uko nabibabwiye, na 2003. Noneho ni umujama twari duturanye muri Kibungo, ahantu nayo nimukiye vuba. Ageze muri Kigali nawe ubuzima abona aho yari agiye gukora ntabwo biri gukunda. Ambwira ati aho nakoraga ntabwo biri gukunda, ariko wowe ushobora kuza bigakunda, ngwino nkumakurangira. Ndazamuka, nibwo buryo naje muri Kigali, nisanga muri Kigali nangira gukora akazi kose nagiye mbabwira hejuru. Nubwo abayeho gutyo, ariko iyo ari amahoro, abanye n'abandi neza, ibyo biramushimisha. Ikintu kinshimisha nuko mba ndi amahoro. Nta muntu dufitanye ikibazo, ngenda nisanzuye, yewe ndi umusore. Yakoze cyane. Dufite ikiganiro kitwahereza ukuboko mbere yuko dutangira twabikubwiye. Ubu rero tugiye kuguhereza ukuboko. Ubwo uraza kumbwira icyari. Ndumva ari igipapuro. Next Hope TV yamuhaye ukuboko. Nawe nimuhura uzamenye ko ari wa wundi wishe inyuma ya bya biryo byawe ukunda, uzamuhereza ukuboko. Ndabizi azishima, kandi nawe uzishima. Bahereza ukuboko. Give them a hand. Iyi Next Hope TV, kora subscribe.